GASARO TV. GASARO TV. GASARO TV. GASARO TV. Mubakuru. GASARO asigaye imana imwe yo kuririmba wava mu mujyi. Watura mu kaye Oya nahita ndirimba. Wahituririmba. Wow. Koranye n'umunyamakuru mugenzi wacu witwa SABIN. Oya nanjye ahubwo ibiganiro byose biri ku GASARO twakoranye urabisiba. Ushingiye ku Oya urabisiba. Urabisiba cyangwa amafaranga. Nyine mbwira urabisiba nanjye ibiganiro twakoranye. Hari ikiganiro twakoranye nagusindishije rero ko wa mugani ikiganiro ngira ngo warakibonye nawe. Narakibonye. Kimaze imyaka igera muri 4. Sibyo? None uyu munsi akaba ari bwagurutse ati rwose akanara kavuze. Hari abanyamakuru bari gushinga YouTube biyumvisha yuko gukomera bazakomera bagumuye abo twakoresheje ibiganiro cyangwa se bazamukiye ku mazina y'abafite amacana akomeye ariko babasebya babateranya n'abantu bahuye nabo. Aha ni ikibazo. Genda bona uriya ko nta kibazo afite ahubwo ikibazo cyagize wamukoresheje ikiganiro niwe wakije umuriro nawe umuhaza. Iyo showbiz isizabaho. Iyo showbiz yabiha. Akandi ka gatatu, hari igihe abantu baza hari igihe umuntu aza kuri kamera aziko niyicara kuri kamera amadolari agwaho. Ahubwo icyo cyo ndacyemera. Navuze ngo iyo ushinja abandi ubusambana. Navuze ngo iyo wifuriza abantu ibibi ugahirika ibuye ryazarika kwitura hejuru. Ibi rero n'abantu babaje muri YouTube yibwira ko navuga kuri YouTube ifaranga rize. Hari abamaze iminsi bahavuga urugi wabo rukinga 5. Hari abaje kuri YouTube baravuga bava mu mujyi bimukiye mu cyaro. Ntabwo wavogera butike y'umuntu. Ntabwo wavogera umutekano w'akazi gatunze umuntu. Ntabwo wavogera business y'umuntu nguze ngo bajye muri mashini basibe. Sabe ntuzagira ibyo usiba. Nta n'urwego rwakubwira kubisiba. Nyuma y'imyaka 4. None ubwo abantu bose uzajya ushwana na Sabe nurangiza ngo ngwino basibe. Nushwana na Yongwe ngo ngwino basibe. Ariko Ribu nayo mwarayibona. Ribu ntabwo ari urwego babonerana. Ribu hari abantu bize kubaza. None se rero aricyo kintu mukanya wambwiraga atari ko Sabe nawe yaragowe. Atuje wese abashaka none se ko yakomeye kumuvuga. Ko yakomeye. None tukibaza ifoto ye yarakomeye, izina rye ryarakomeye, nibyo akora byarakomeye. No, nuko bashaka kuzamuka. Nibakeneye kujya kubaza Sabe go wabigenje ute. Abo ni bagahini. Tukumvikana akaba yagira n'icyo amfasha. Ati ibintu ni bibiri. Akamfasha cyangwa se abifuza bose ko tuzumvikana. Atagasiba ikiganiro cyane. Abifuza bose kumvikana na Sabe ntibazumvikana. Nabifuza gutuka Sabe ntazamenya yuko bamututse. Nabifuza kumusebya ntazamenya ko bamusebye. Nabifuza gusangira nawe ntabwo bazamubona ngo basangire. Nabifuza kumuroga bazamubura ngo boye kumuroga. Nabifuza kumugonga n'imodoka ntibazamubona ngo bamugonge. Sabe uzakomera uzagera kure uri umutsinzi uri umune. Uriya n'umwana aba yasenze yavuze n'ishapure. Uriya n'umugabo usenga akavuga n'ishapure. Ndabiyamye muturekera umwana none. Ndabiyamye muturekera umwana mu mukuraho. Ati ndabiyamye. Umuntu wese uzajya wumva yazanye Sabe. Mu kumusebya no kumwandagaza. Ujye uzano kuri The Vibe nshimaka. Yongwe dusa nabagana Imana yashize abandwanirira nanjye yanshizeho ngo nge murwanirira. Yego. Yo, ukomeza urwanirira. Baramurenganya. Afite n'umudamu mwiza utumva amagambo. Buriyo babumvise amagambo bari bateze umutego ngo umudamu wazavuge asangana umudamu wisengera Imana wivugira ishapure na ndakuramutsa Mariya. Ahitabwa ati mwizina rya Mariya toka Satani. Rya Yesu. Tinya umugabo ugenda wambaye ishapure. Bari bwabone Sabe atambaye ishapure. Mwagiye mu abakristo nka Sabe mugahora mwambaye ishapure. Mwagiye muba nka Sabe ubundi. Si ibyo rata. Ko abantu bamurwanyije bumvise aticecekera. Mwigize mwumva yisobanura. Mwagiye muba nka Sabe nk'umunyamakuru wabigize umwuga ugenda mu bihugu no mu mahanga. Abantu bataka kicecekera. Bagiye bitonda nka bamwegere bakamwereka uko yazamutse akabazamura bakareka kujya bahora bamugambanira. Sabe rata byihorera. I love you so much.
kuko ubucanu zigiye gukomera n'eshatu muri iki gihugu ni Isimbi na The Vibe na GASARO TV. GASARO TV. Oh, The Vibe TV. The Vibe TV. GASARO TV. GASARO TV. GASARO TV. GASARO TV. Mubakuru. GASARO hasigaye imana imwe yo kuririmba wava mu mujyi. Watura mu kaye Oya kagari. nahita ndirimba. Wahituririmba. Wow. Ndakwakiriye. Urakoze cyane muri The Vibe TV na GASARO TV umeze gute yongwe? Wow. Ndabona imbeho yakwishe. Imbeho irakonje. Imbeho irakonje. Wow, ikawa ya jamani nabuze amafaranga yo kuyigura. Ayo nayo narashyizemo yashizemo muri Jugisidati restaurant hani ruhande rwa Yongwe TV. Mafaranga nashyizemo yashizemo. Wow, inshuti za Yongwe TV. How do you feel? I'm hungry. You're hungry? Yes. Go to eat. Everything. Twikomereza ariko iyo ufite vabu ntabwo zikora ari uko wariye cyangwa wanyoye ahubwo uravuga ndakora akazi ejo nzarya ubundi gushaka umugati ndi gushaka umugati kandi nzi neza ko ejo uzaboneka. Ntabwo rero iyo bitabonetse ahubwo urakora cyane kugira ngo ejo noneho bazabone uri gusoma kana batu yarakoze. Yego. Wow, ndakwakire GASARO bite? Shaye ibintu n'amahoro n'uburyoshye womeze gute yongwe? Wow, meze neza. Abantu bajya bango bakunda iyo turi kumwe ngo ibintu biba byakomeye. Ibintu byakazi. Gumata ibibazo uno munsi ntumate byinshi. Wenda guhata bikeje bishoboka. None se yongwe rimwe na rimwe rero reka mbanze nze muri YouTube tujya tugira abatumirwa ngira nk'ikiganiro reka bari cyo meraho nihute ndabizi ufite umwanya muto umutumirwa yakora ikiganiro akava kuri channel ya Yongwe ya The Vibe cyangwa se channel ya GASARO akagenda agahindurwa ibitekerezo ngira ngo abanye ikiganiro cy'umukobwa havuga ati ndifuza rwose ko ngi ikiganiro cyanjye cyasibwa nakoranye n'umunyamakuru mugenzi wacu witwa SABIN. Oya nanjye ahubwo ibiganiro byose biri ku GASARO twakoranye urabisiba. Ushingiye ku ki? Oya urabisiba. Urabisiba cyangwa umpa amafaranga. Nyine mbwira urabisiba nanjye ibiganiro twakoranye. Hari ikiganiro twakoranye nagusindishije. Wowe yo. Hari ikiganiro twakoranye nagusindishije. Kubera iki? Habikoranye bibyara amafaranga none ntayo mfite. Nyine nsubiza. Reka meraho hari ikiganiro twakoranye nawe nagusindishije. Ntabwo nayi nasindishije ariko ufite uburwayi bwo mu mutwe. Nari mfite irari rya kamera untunze kamera ndaza muri ibiganiro. None irari rya kamera ryashize uranyishyura. Oya tubarure fungura cyane tubarure ibiganiro twakoranye byose unyishyure. Ubu niko abantu bameze ubu niko abantu bameze ako rero reka nkubwire Yongwe. Niba nkoranye nawe ikiganiro sibyo ntago ari ikiguzi ni ikiguzi wapi none se usibisha umuntu ikiganiro ute kandi icyo gihe mukorana wari ubigishimiye ariko nyuma ugasanga hajemo iyo saga yembo ni ikiganiro gikomeje kwinjiza amafaranga yawe nta kintu kinjiza mu gihe kingana ite ndabizi se yewe ikiganiro kimwe kibyara miliyoni 10 hafi niko abaturage babazi mwana abantu bazi neza ko ngo twinjiza amafaranga n'amabiliyari maze nsigaye ntakara abantu bashaka kunyica ngo kubera The Vibe gwinjiza amafaranga menshi ngo Yongwe ntabwo yakwirirwa avuga kuriya ngo atari amafaranga yuzuye amuvugisha icyo nicyo kibazo kandi umuntu wese uzaza kuri YouTube ukeneye amafaranga ntazayabona nuzaza akeneye kuri YouTube akeneye gukora izina azarikora nagera imbere rimanuka yikubite hasi muri YouTube ugomba kuzuwagogewe nje kubaka ikintu ndavunika mu myaka runaka kizubakika haro ni abantu bagira umuntu yo niba yaje akicara kuri cana kabangwa agiye gukora ikiganiro yabanje gutereta iyi kamera Sabi yarayiguze kamera Sabi yarayiguze mikoro yarayiguze no gukora izina rya Isimbi TV yaravunitse cyane kandi wowe noneho nta n'umuntu kuzi
wumvise nta muntu ukuzi agushyize kuri ekara arakwakije diaspora irakumenye uburayi burakumenye abantu bamenye ko uri umuntu udasanzwe message yawe iratanzwe cyangwa ibyakubayeho urabivuze uyu muntu ahubwo biraza gushira twishyuza abantu bashaka ibiganiro icyo kibazo rero biraza niba umuntu akora ikiganiro nyuma akajya gusakuza ngo nibagisibe cyangwa se ngo umunyamakuru agende baganire ngo nibagisibe ngo baraganira se n'ibiciro bajyamo ibiciro by'iki nta ndwara yo mu mutwe urwaye nta hungabana ufite waje ushaka ko bakwatsa bakwakije aka rero ukuri ndi uri mu kibuga nuko mvugisha ukuri aka ukuri ndi uri mu kibuga ukazaza kunsibisha ikiganiro cyanjye baba we reka ta iyi devibe na ni umudugudu wa Yongwe TV dufite license twishyura imisoro yego unanipata na mimi nakupata unanizunguza na mimi nakuzunguza unanipiga na mimi nakupiga pana kukupiga ngumi kukupiga maombi batabavuga ngo apotera ararwana namupiga maombi none se urabona byaratewe n'iki rero ko wa mugani ikiganiro ngira ngo warakibonye nawe narakibonye kimaze imyaka igera muri 4 sibyo none uyu munsi akaba ari bwagurutse ati rwose akanara kavuze hari abanyamakuru bari gushinga YouTube biyumvisha yuko gukomera bazakomera bagumuye abo twakoresheje ibiganiro cyangwa se bazamukiye ku mazina y'abafite amacana akomeye ariko babasebya babateranya n'abantu bahuye nabo aha ni ikibazo genda abona uriya ko nta kibazo afite ahubwo ikibazo cyagize uwamukoresheje ikiganiro niwe wakije umuriro numvise mu kiganiro ubwo yamwagisereraga niyumvisha yuko rero ese uramutse ugiye muri ribu nyuma y'imyaka 4 ngo umuntu yanze gusiba ikiganiro cyanjye nizera ko babanza kukubaza impamvu wagikoze ni ikiganiro wishyuye oya kabiri wese barakwishyuye ngo ugikore oya baraguhamagaye se ujya kugikora cyangwa ni wowe wabisabye warabisabye icya kabiri biraza gukorwa n'iki hari umuntu wigeze kumbeshyera izina rye sindivuze kuko iyo saga niyo yampagamye cyane yego ngo nishyuye umuntu mukoresha ngo 50 ngo mukoresha ikiganiro ndabyibutse nubwo biriya niceceke uriya muntu mfite urupapuro yanditse nariceceke byo simbigaruye ariko mbere yuko akora ikiganiro yanditse urupapuro kwagiye gukora ikiganiro ku burenganzira bwe ntawe ubimutegetse none se turajya tujya kuri YouTube tugendane n'impapuro abantu basinya nakashe niyo maherezo mugira inama rero GASARO gukoresha kashe ya GASARO jya gukoresha kashe ya GASARO ushake na mpirimante ujye bitwara mu modoka jewe nidukorana ikiganiro uhita usora urupapuro usinye yuko ikiganiro ngikoze ntarwaye indwara yo mu mutwe icyo gihe rero n'abantu tuzatubabaza icyemezo cyo kwa muganga indera oya ariko tuzatubaza umuntu icyemezo cy'uko atarwaye uburwayi bwo mu mutwe nitubona akiduhaye natwe dusinyere ko akoze ikiganiro ntawe umuhasa iyo showbiz sizabaho iyo showbiz yabika akandi ka gatatu hari igihe abantu baza hari igihe umuntu aza kuri kamera azi ko niyicara kuri kamera amadolari agwaho ahubwo icyo cyo ndacyemera mwabonye Yongwe avuga bo ni dolari mugira ngo bose bavuga bakaribona mwabonye GASARO atangira canu irazamuka mugira ngo izanyu zazamuka hari canu zimaze imyaka 5 zitaragira abantu 3,000 10,000 hari n'amadini yatangiriye igitarama munsi y'umuhanda ntaragera i Kigali barinze bayafunga ataragera i Kigali inyenyeri y'umuntu ni inyenyeri y'umuntu ushaka kumera nka Yongwe wagonga igikuta wiri uvuga nkuko nirirwa mvuga warwara umutwe waza gusinzira bagasanga wapfuye gendi powerful none wishinze kumenyekana inyenyeri kugira ngo imenyekane sabe gutangirire yacana kayikora ikagera isimba higeze yaravunitse byaramugoye ni nayo mpamvu n'ubushize abantu baje gusenya sabe umva ntabwo nacecetse nawe arabizi ntabwo nacecetse nabwiye nibyo mwabikuye hehe
nabo bagabo mugenda na za kamera mufotora abagabo bari kwitemberera bari muri siporo. Nabwiye ngo abo bagabo babika bagura amakamera yo gufotora. Nabwiye ngo aba bagabo mujya gufotora umugabo atsikira yakwitura hasi ngo avuye gusambana. Navuze ngo iyo ushinja abandi ubusambana. Navuze ngo iyo wifuriza abantu ibibi ugahirika ibuye rihazarika kwitura hejuru. Ibi rero n'abantu babaje muri YouTube yibwira ko navuga kuri YouTube ifaranga rize. Hari abamaze iminsi bahavuga urugi wabo rukinga batanu. Hari abaje kuri YouTube baravuga bava mu mujyi bimukiye mu cyaro. Ngo urutonde rwabo hari abavuze barasakuza byarangiriye mageragere bavuze ubusa barabafunga. No. Ngwino kuri YouTube uvuga ngiye gutanga ubuhamya. Ariko reka nkubwire Yongwe wakurikiye ikiganiro. Uyu mukobwa yavuze ko ati uwitwa Sam yamuvuzemo ati yarambwiye ati hari umuntu rwose ujya ufasha abantu tuzamuhamagara ugenda utanga ubuhamya ushaka kwakura ubufasha. Ariko ntabwo yamubwiye ngo nihame ko ubufasha uzabubona. Noneho wakarekara amavuga ko waragikurikiye ikiganiro ati nta na nimero zanjye yashyizeho. Mwandikira umurenge musabagira inka ifusi kazi pakiye inka inteko y'umurenge ikicara ikareba ufite ikiraro ninde uzajera ubuzima bw'iyo nka ninde. Mwandikira ministeri mushaka ubuzima ministeri ikareba ngo uwo bufasha bukwiriye ninde cyane byihutirwa uwo butihutirwa ninde. Wasabye ubufasha ntububone ntabwo wasibisha ikiganiro. Yego abantu baje bavugisha ukuri tuvugisha ukuri ibintu byo banguraza kuri cana y'umuntu ushibisha ikiganiro ese abantu bazi gukora ikiganiro uburyo bivuna. Niba hari ibintu bivuga Gasaro buri umuntu wicara imbere ya cana agakora ibiganiro bitatu akabivuga kice iyo uri kuri cana ni nko kuba kuri suri uburi kuri machine utekereza iri mvuze mfite aho nzarigarura. Yego iri mvuze ntirizankoraho iri mvuze ntirizanjyana mu rukiko. Iyi narize nkoze uyu muntu nituza gushwana uburi kuri machine. Yego niba no Sabiera yaricaye kuri machine agakora ibiganiro isi kabimenya amahanga kabimenya ntabwo wamusenya gutyo. Kandi ikiganiro cy'ubushize nakwengwa Aburahamu yacukwiriwe bararisiba azana ibintu by'ubuginga bararisiba acukura irya kabiri azana ibintu by'uburezi n'ikene wabo barazi irya gatatu bangwa akanagaso ari hagarire abango ni gupfa na guhambana aryita robot arabango ni gupfa na guhambana uzasibira iri riba nanjye nzamusiba. Ntabwo wavogera butike y'umuntu ntabwo wavogera umutekano w'akazi gatunze umuntu ntabwo wavogera business y'umuntu nguze ngo bajye muri machine basibe. Sabe ntuzagira ibyo usiba nta n'urwego rwakubwira kubisiba nyuma y'imyaka ine. None ubwo abantu bose uzajya ushwana na Sabe nurangiza ngo ngwino basibe nushwana na Yongwe ngo ngwino basibe. Ariko ribu nayo mwarayibona ribu ntabwo ari urwego babonerana. Ribu hari abantu bize kubaza hari abantu bize kubaza statement bize kuyikora barakwaza ati wari urwaye mata byabaye kuwa kangahe hari kuhe munsi hari kuyihe saha babanza kukubaza ngo witwa nde witwa nde ukivuga wiza amashuri angahe abo bahita bamenya niba uri injiji cyangwa niba uri inkandagira bitabo utarize wiza amashuri angahe mama wawe yitwa nde papa wawe yitwa nde mukahe karere zaniranga muntu yawe none niki wongeraho urahamya kwibugiye kuvuga aya makuru araye ukuri n'abataraye ukuri uzayabazwa uti igitima kigatangira ngo di naje kuki di nabikoreye iki Yongwe izo statement ro bajya kugwiza muri ribu ngo basibe ibiganiro babonye twirira ka YouTube bagira ngo nako bazakabona none karabuze ngo nibasibe ibiganiro. Mungu mama na mama uwizanye ku muhanda turamuvuga. Iyo nigumira mu rugo ingorane mfite muri social media ntabwo zari kunza nije wazikururiye reka bampamye rero baje bampamye. Yongwe ati ngorane mfite nije wazikururiye. Wumva Gasaro yikorera ikiganiro yikubitira gatwenge ukagira ngo ako gatwengesha hari gihe bamutera ibihosho sivyo rata. Mujye mubona turya tuba twavunitse ariko subundi azaza ryari uzaza ryari wa mafaranga
none se yongwe yego njyewe icyo mbonamo ni ikintu kimwe ikigaragara cyo harimo kuba abantu baramuduhiriye mu matwi bati cyane ko yaranabyivugiye sinjye ubivuze baramubwiye ngo bati ataho unyuze hose barambwira ati warakize sha warakize tukubona kuri YouTube wamaze gukira ati nakibuka ko nta mafaranga mfite nkumva rwose biranambabaje ushobora no gusanga iwaba ari we muntu wagiye kuri YouTube ahubwo natanga ituro ry'ishimwe ubukire si Imana itanga ni ubuwe ubukire ntabwo ari amafaranga n'amazu n'ibibanza ubukire ni abantu uzingeze muri Aziya n'ubuse mu kibuga cy'indege abantu basaba ngo Yongwe TV The Vibe TV ngo ayidigire mini dig nibo naragafashe mwana ubanza gufata abantu wamara gufata abantu hanyuma ugafata n'amafaranga yego ntabwo rero nubona umuntu yaramenyekanye bamuhimbira indirimbo avuga aba yaranyuze mu butayu anyura nose bakamumenya ubwo butayu rero yanyuzemo wowe urashaka ubundi mu mategeko y'Abisiraheli wajyaga mu mujyi wa Kanani atanyuze mu butayu bamusubizagayo akabanza kujya guca mu nzira y'umwabaro yo mu butayu kugira ngo azamenye amabwiriza y'Ikanani abo ni abantu baje kuri YouTube batanyuze ikanani ngo batangire YouTube bumva uburyo bibura ukora ikiganiro umuntu agutuke usome message 700 zigutuka ugikora ugire views 100 ukora ikiganiro wagishoyemo 20,000 ugere views 100 cyane rwose abo rero nibyo bataba bazi none nibo bicara akabati ndasenya cani y'umuntu ndica izina ry'umuntu cyangwa narakaye twarakoranye abo rero nibishoboka rero gusenya izina ry'inyenyeri yacu ahubwo tukibaza ko yavugaga ati dukora n'ikiganiro nta kintu yamaye tukibaza ahubwo uwamukoresheje bwo yaba ari icyo yamuhaye noneho kugira ngo atange ayo makuru ntabwo nshobora kumenya wenda uyu wamukoresheje ntabwo tuza kumenya ko yamuhaye ariko se ubundi umuntu uhaye kamera yawe ukamuhaca ntubumuhaye ubumuhaye izina umuhaye kumenyekana umuhaye naho aruhukira kera twajyaga mu ivugabutumwa turi nk'abavugabutumwa nka 20 twese dushaka kubwiriza ukajya wandikira agapapuro uyoboye amateraniro ukuvuga ngo mpamumekeho gato iyo uje kuri cano tukaguha cano ubuhumetse usohoye amarangamutima yawe usohoye ibikurimo muri uko guhumeka rero wanahura n'umunyamugisha akakubera umugisha ariko mutahuye rero mutahuye nakuzamuye wazamutse kuko wageze ku itara hari abantu bashaje bataragera kuri kamera ariko urambwira ko kuvugira kuri iyi kamera byizanye ntago byizanye iyi mikoro irahenze umugandi yaravuze ngo agatuti kanjye akanange na agatuti kanjye unataka kupata agatuti kangu nakupiga unataka kupata agatuti kangu nakupiga unataka kupiga kubomoa The Vibe yangu nakupiga unataka kufunga baraka views zangu nakupiga pana michezo kwa kazi ya mimi hii ni kazi ya watoto hii ni kazi ya wajamaa hangalia huo mjamaa mimi namuhangaliye pana michezo kwa kazi ya muntu none se rero aricyo kintu mukanya wambwiraga atari ko SABIN nawe yaragowe atuje wese abashaka none se ko yakomeye kumuvuga ko yakomeye none tukibaza ifoto ye yarakomeye izina rye ryarakomeye nibyo akora byarakomeye nuko bashaka kuzamuka ntibakeneye kujya kubaza SABIN wabigenje ute abo ni bagahini bagiye gutamba ibitamba ari babiri gahini na beri icyaberi kirazamuka Imana iracyemera icyagahini Imana igica amazi irakiganya aho yamarira ati petit frere wabigenje ute amujyana mu gikara mukubita gahini aramwica abantu nibegere SABIN bamubaza uko yabigenje kugira ngo isimbi igere aho yageze boye kumurwanya rata SABIN wabigenje ute kugira ngo The Vibe izagera aho ngaho ikomere yuri rutahizamu udafite uwo wemera ntushobora urarangira kariyeri yawe irangira ntacyo ugezeho no muri iki kibuga rero uje nta muntu ufana wemera wigiraho rwose kariyeri yawe irarangira ntaho ugera uyu niwo mwuka wo kutemerana ndashaka kurwanya Joseph kugira ngo nkomere umuntu yaza agakora ikiganiro hariya akavuga yongwe akazana amateka yongwe wamusenya umunsi umwe ubu waca mu gihugu hose ukagenda uvuga ko umuravumba utavura inzoka
ukavuga ko umubirizi utavura inka bazagutera amabuye uzavuga amagambo uzakora ibiganiro ukeneye nk'agahungu nabonye ejo bundi wumvise ukeneye ushaka kubona views ahubwo abantu bazabanga iki ngiki cyatutse yongwe bahite basiba bakura umwanda kuri YouTube uve kurangire none tukibaza cyose reka mbikubaze mu myaka ine kuki umuntu ashaka gusibisha cyo yifuza gusibisha ikiganiro 2024 inde no mu bamubeshye bamushutse ikiganiro nakoze ibiganiro nakoze ubu namenya amacano biriho ahubwo we bamubeshye yagiye umuntu aramwerana uyu munyamakuru ushaka kumenyekana wijisho 5 wumvise aramubwira ati we rero bigenze gutya na gutya na gutya uyu ni umunyamakuru ushaka kumenyekana uriya nta kibazo yari afite bamwoheje hako nawe ashobora kuba nawe kari karimo bakamubwira ko nawe akabigenderaho kuko niba avuga ati nakoze ikiganiro mbumustari ariko nanone ati nta kintu nakuyemo ahubwo abatumirwa baza kuri YouTube muza muje gushaka ya mafaranga nanone tukibaza nakore n'ikindi kuba umustari ntabwo ukora kimwe kora bibiri wongera umustari n'ugukora cyane kuzamuka n'ugukora cyane nakora icyambere akora icyakabiri akora icyagatatu agiye no kuri Vibe avuge atange vapo cyangwa niba ashaka atari byaramunaniye gukomera naza yicaye hano kuri Vibe kuko nta muntu wakomera utanyuze kuri Vibe ngo simuhaye umurongo mwiza nawe urashaka kumucuruza inde nawe akakigusibisha mu minsi hano kuri twebwe kuri Yongwe TV ducuruza content tugacuruza ifoto wumvise na audio tugacuruza n'izina yego nibyo ducuruza twebwe niyo business yacu ifoto content izina ibintu nk'ibyo byose none rero uyu mukobwa ndetse n'imyaka sorry navuze imyaka ine ariko ni imyaka 5 imyaka 5 ikiganiro kimaze yego ikiganiro kimaze imyaka 5 yego ni 5 kwanza urabibona 5 years yego kimaze imyaka 5 kigiyeho rwose ariko se none tukibaza 2019 mu myaka 5 ubwo ayo mafaranga nawe ufite YouTube nta nubwo ari amafaranga ya danje umuntu yavuze twaba dusarishije baduca amazi babona ko dukorera makeya ariko nyine rimwe guteranyaho rimwe ni kabiri gatatu guteranyaho gatatu ni gatandatu pore ndiyo mwendo niho navuze ko iyo uje ushaka ibintu byinshi ubibura ukajya kwanduranya nawe wakora ibiganiro none ati uwo nta kintu atwaye nabamushutse ndifuza ko yaza tukumvikana akaba yagira n'icyo amfasha ati ibintu ni bibiri akamfasha cyangwa se abifuza bose ko tuzumvikana atagasiba ikiganiro cyane abifuza bose kumvikana na Sabe ntibazumvikana nabifuza gutuka Sabe ntazamenya yuko bamututse nabifuza kumusebya ntazamenya ko bamusebye nabifuza gusangira nawe ntabwo bazamubona ngo basangire nabifuza kumuroga bazamubura ngo boye kumuroga nabifuza kumugonga n'imodoka ntibazamubona ngo bamugonge Sabe uzakomera uzagera kure uri umutsinzi uri umune uriya n'umwana aba yasenze yavuze n'ishapure uriya n'umugabo usenga akavuga n'ishapure ndabiyamye muturekere umwana none ndabiyamye muturekere umwana mu mukuraho ati ndabiyamye umuntu wese uzajya wumva yazanye Sabe mu kumusebya no kumwandagaza ujye uzano kuri Vibe nshimaka Yongwe dusa nabagana Imana yashize abandwanirira nanjye yanshizeho ngo nge murwanirira yego ukomeza urwanirira baramurenganya afite n'umudamu mwiza utumva amagambo buriyo babumvise amagambo bari bateze umutego ngo umudamu wazavuge asangana umudamu wisengera Imana wivugira ishapure na ndakuramutsa Mariya ahita avuga ati mu izina rya Mariya toka Satani rya Yesu tinya umugabo ugenda wambaye ishapure bari bwabone Sabe atambaye ishapure mwagiye mu abakristo nka Sabe mugahora mwambaye ishapure Sabe bihorerera nihe namawagira uyu mukobwa reka mere kuri uyu mukobwa wakoze kira kiganira ati njewe naze twumvikana ni reka muhereho ari nkawe inama ya mbere mwana agenda ashake Sabe amongera ikindi kiganiro aze hano kuri Vibe tumukubita ikiganiro aze no ku GASARO tumukubita ikiganiro araba yamenyekanye n'idolari riraza
nese riraza cyangwa riraza kurinde kuri wowe ariko riraza kuri the vibe ntago riza kuri we baramuremera turabwira abantu bamuremera none se kamubwira ubundi Yongwe ushobora gukora ikiganiro sibyo witeze ubufasha ariko nibikunde bidakunze rero ariko ntabwo ushobora uriya muntu uri inyuma ya kamera urugero yaza Imana ikatanga uwo mugisha nyine ukoze ikiganiro nibikunde ntabwo uza gusenya nicyo nanjye navugaga nyine ntabwo uza gusenya kwangiza umwanya umuntu yatakaje n'ibiro yataye agukoresha ikiganiro ubu nitwataha amazimwe mba nayarangije ubwo mba narangije mwagiye muba nka saba ubundi si ibyo rata ko abantu bamurwanyije bumvise aticecekera mwigize mwumva yisobanura mwagiye muba nka sabe nk'umunyamakuru wabigize umwuga ugenda mu bihugu no mu mahanga abantu bataka kicecekera bagiye bitonda nka bamwegere bakamwereka uko yazamutse akabazamuka bakareka kujya bahora bamugambanira sabe rata byihorera I love you so much ukabuciye abazimu ndabirukanye nundi uza kubona uvuze ko ya magambo akazana urugambo umpamagara mukubitira ibyana by'ingunzu babwire ngo muceceke ego umuntu yikomeza kuwakomeye sabara komeye na cane irakomeje igenda kumwikomeye kuko ubucanu zigiye gukomera neshatu muri iki gihugu ni Simbi na The Vibe na GASARO TV izindi zishobora kurangira hagasigarisha kuko nitwe tudafite amatiku nitwe tudafite amatiku nitwe twitonda nitwe tuvuga ibintu bike nushaka cyane wigiraho ubwitonzi ushobora gukora neza ukitonda ntiwanduranye n'abantu ni Simbi TV na The Vibe na GASARO TV nizo cyane ziri mu gihugu zifite imikorere myiza abantu bakwigiraho zivugisha ukuri zigaca amazimu njoo hivyo papa njoo hivyo mama GASARO TV.